Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro, Imana ni nziza, Imana ni urukundo, itugiriye neza. Twongeye kubona uyu munsi ku cyumweru, ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi w'umunezero, ni umunsi Imana yaturaritse kugira ngo tuboneke imbere yayo, maze iduhe ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana ni isezerano, ijambo ry'Imana ni igisubizo cy'ibibazo byacu. Ijambo ry'Imana, Imana iracyasohoza ijambo ryayo. Imana ntabwo ihinduka, uko yari ejo hashize ni nako iri uyu munsi, kandi ni nako izahora n'iteka ryose. Reka rero nihuse dusome ijambo tubona muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 38 turageza ku murongo wa 42. Ijambo Imana iduhaye tugiye kuzirikana uyu munsi ndetse no kumara iki cyumweru cyose, ni ijambo ritubwira ngo mujye mu bihugu byose. Reka dusome ngo kandi utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntakwiriye kuba uwanjye. Urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Ubemera nijye aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye Iyantumye. Uwemera umuhanuzi kuko ari umuhanuzi azahabwa ingororano y'umuhanuzi, kandi Uwemera umukiranutsi kuko ari umukiranutsi azahabwa ingororano y'umukiranutsi, kandi uzanywesha umwe muri bato ku gacuma k'amazi akonje gusa, kuko ari umwigishwa wanjye ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Imana ishimwe cyane. Bene data bavandimwe, bwoko bw'Imana, ikaze rwose imbere y'Imana uyu munsi, kandi ijambo n'isezerano Imana iduhaye ndetse n'inshingano y'ijuru. Ijambo ritubwira ngo nuko mujye mu bihugu byose, mujye mu bihugu byose. Muri Mariko igice cya 16 umwami Yesu Kristo ati nuko mujye mu bihugu byose, mujye mu bihugu byose mubwirize abaremwe bose ubutumwa bwiza, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Imana ishimwe cyane. Arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Mu butumwa bwiza bwa Matayo, mu butumwa bwiza bwa Mariko, ubutumwa bwiza bwa Luka, ubutumwa bwiza bwa Yohana, ndetse no mu byakozwe n'intumwa, dukomeza kubona inshingano y'ijuru ndetse na misiyo Imana iduha. Umwami Yesu Kristo ati nuko mugende mu bihugu byose. Kugira gutero kubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Ni igisubizo gikomeye cyane yo kubwiriza ubutumwa bwiza, gukora akazi duhabwa n'Imana. Burya iyo ukoze amasezerano y'akazi ubasha gukora, kandi wakora ubasha no guhabwa umushahara. Kubera iki? Kuko wakoze, noneho ugakora ufite n'amasezerano. Ngo kandi uzanywesha umwe muri bato ku gacuma k'amazi akonje gusa, kuko ari umwigishwa wanjye, kuko ari umukozi wanjye, kuko ari umuvugabutumwa. Uwo ngo ntago azabura ingororano ye. Imana ishimwe cyane kandi igosheje umugisha mu izina rya Yesu, kugira ngo nawe ushyigikire umurimo w'Imana, nawe ushyigikire abakozi b'Imana bagura ubwami bw'Imana mu mahanga ataramwe. Ni ngombwa no gusobanukirwa ubutumwa bwiza kugira ngo tujyane ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni iki rero? Ubutumwa bwiza ni Kristo waje kugira ngo wa muntu wari watandukanye n'Imana kubera icyaha cyaje mu isi, cyaje mu bantu kibibwe na Satani ashaka gutandukanya abantu n'Imana. Ubutumwa bwiza nuko umwami Yesu Kristo yaje kugira ngo ubone ubugingo we nanjye. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana yatubwira muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 ngo Imana yakunze abari mu isi cyane bituma yohereza umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane kandi nukuri Imana ihabwa icyubahiro. Bityo no kuba ahantu hari ubwami bw'Imana ni umugisha ukomeye cyane. Umwana w'Imana ahantu agenda haba hari ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana. Imana iraza ikabana nawe, umwami Yesu akabana nawe, umwuka wera akagenda akuyobora muri we. Imana ishimwe cyane kandi n'abamarayika bakaza bakagukorera kuki? Kuko uba wahindutse umwana w'Imana. Nimutinye rero, nimutinye uwakwica umubiri ngo ntagire icyo atwara ubugingo. Nimutinye umuntu ngo ijambo ry'Imana yatubwira muri Luka
igice cya 10 umurongo wa 2, mwami Yesu arababwira ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake, nuko mwinginga nyiri ibisarurwa ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwiye uyu munsi ngo mujye mu bihugu byose. Kuko ibisarurwa ni byinshi. Hari benshi batarumva ijambo ry'Imana rizima, hari benshi batarumva ubutumwa bwiza. Abo ngabo rero ijambo ry'Imana hano ritubwiye ko ni ibisarurwa ariko abasaruzi ni bake. Abasaruzi ni ukuvuga abafite ubutumwa bwiza, abafite ijambo ry'Imana, abafite isezerano, abemera gukoreshwa n'Imana ni bakeya. Kubw'ibyo nawe uyu munsi ubigira icyifuzo kugira ngo Imana ikuzamure ugere ku kigero cy'umwigishwa ubasha gusobanurira n'abandi ibyerekeranye n'inzira yo guhura n'Imana, ibyerekeranye no kwizera Imana. Umunsi umwe abigishwa bagiye gukora ivugabutumwa, baragenda bajya kubwiriza hakurya iriya, baragenda bakora umurimo rwose biremera birakunda, ndetse babasha no kwirukana abadayimoni bari mu bantu, barasenga mu izina rya Yesu, abadayimoni barahunga. Noneho baza kugaruka baje ku mwami Yesu kumuha raporo, bamubwira tumva rero uyu munsi twanezerewe cyane, burya twasanze dufite n'imbaraga kuko twirukanye abadayimoni. Noneho barahunga. Umwami Yesu Kristo hari ijambo yababwiye, kandi mureke iryo jambo yababwiye natwe tubone ko ari igisubizo Imana itanga. Muri Luka igice cya 10 umurongo waho wa 20, ngo ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditse mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Mwe kwishimira ko n'abadayimoni babumvira. Ni koko turasenga abadayimoni bagahunga, turasenga abarwayi bagakira, turasenga ibitangaza bigakoreka, tusengera ibyifuzo dufite Imana igatanga ibisubizo. Ariko umwami Yesu aravuga ati mwishimire ko amazina yanyu yanditse mu ijuru, mwishimire ko ubwami bwo mu ijuru bubazi, unezezwe nuko Imana ikuzi kandi igendana nawe, ikakurinda ku manywa na nijoro. Ibyo byonyine bigushimishe kuko Imana iri kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Icyo gihe abigishwa rwose bare banezereye bati burya natwe biradushobokeye, natwe biremeye, abadayimoni baradutinye barahunga. Ariko umwami Yesu ati ibyo bye kuba ibyo bibashimisha cyane, ahubwo munezezwe nuko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'irangamimerere cyo mu ijuru. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwe icyubahiro. Ivugabutumwa ni iki rero? Ivugabutumwa ni ukugira ngo twagure ubwami bw'Imana, kuko umwijima watwikiriye isi. Umwijima watwikiriye isi, niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira hano muri Bibiliya mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ngo nuko muhaguruke mumurike. Kubera iki? Kuko umwijima watwikiriye isi. Duhaguruke tujyane umucyo, duhaguruke tujyane ijambo ry'Imana, maze abantu nibavirwa n'umucyo wa Kristo nabo bahindukirira Imana, bagire uburenganzira bwo kuba abana b'Imana. Mujye mu bihugu byose rero. Reka turebe iri jambo mu ngingo 3 gusa. Ingingo ya mbere ni ukujya mu bihugu byose. Gukora iki? Ni ukujyana ubutumwa bwiza. Kujyana ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza muri Matayo igice cya 28 umurongo waho wa 19 ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo ndababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Mugende mu mahanga yose mubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni Kristo. Kristo yaravuze muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 6 ati nige nzira, nige kuri, nige bugingo, nta ujya kwa Data ntamujyanye. Ubwo ni ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza nuko umwami Yesu Kristo yaraje ngo icyatumye yerekanwa ni ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Niyo mpamvu uyu munsi tukiri imbere y'Imana, abateraniye hano ndetse n'abandi turi kumwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, turagomba kumenya ko Yesu yaje kudukiza ibyaha. Yesu yaje kutuneshereza umubi. Yesu yaje kugira ngo atubere inzira, twongere duhure n'Imana, twongere tugire ishusho Imana yaturemanye. Imana ishimwe cyane. Uwizera Kristo rero akamwakira ahabwa uburenganzira bwo kuba umwana w'Imana. Ubutumwa bwiza butubwira ko n'ubundi ijambo ry'Imana ari rizima. Ijambo ry'Imana ni ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifite ubutware, rifite ubushobozi, ribasha no kwinjira ndetse rikagenzura ibyo umutima wibwira. Mujye mu bihugu byose rero. Ingingo ya 2, hari abagomba kujyana ubwo butumwa bwiza. Hari abo Imana igomba gukoresha kugira ngo bajyane ubutumwa bwiza. Muri Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 15
ngo kandi nzabaha abungeri bahwanye n'umutima wanjye, bazabaragiza ubwenge no kumenya. Abungeri bahwanye n'umutima w'Imana. Imana yigeze guhamiriza Dawidi iravuga iti nta muntu uhwanye n'umutima wanjye nka Dawidi. Kubera iki? Kuko Dawidi yari umushumba. Dawidi yashoboraga gukenura intama yaragiraga. Umunsi umwe Imana imuvana mu kuragira intama kugira ngo aragire ubwoko bw'Abisirayeli. Natwe rero uyu munsi turahamagarwa kugira ngo Imana ibashe kudukoresha. Ijambo ry'Imana muri Petero wa mbere igice cya 2:9 ngo Imana yabahamagaye nk'abatambyi b'ubwami, ishyanga yaronse, kugira ngo mugende mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabavana mu mwijima. Abajyana ubutumwa bwiza tugomba kuva mu mwijima tukinjira mu mucyo wa Kristo, tukagenda nk'abatambyi Imana ishaka gukoresha kugira ngo n'abandi bakira agakiza. Kubera iki? Kuko ibisarurwa ni byinshi. Imana yatanze impano zitandukanye, bamwe ni abashumba, abandi ni abatambyi, abandi ni abahanuzi, abandi ni abigisha, kugira ngo n'ubundi tubashe kujyana ubutumwa bwiza. Icya gatatu rero, hari uburyo bwo kujyana ubutumwa bwiza. Twasomye hano muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 38 ngo kandi utikoreye umusaraba we ngo ankurikire ntakwiriye kuba uwanjye. Utikoreye umusaraba we ngo ankurikire. Niyo mpamvu dusabwa kwiyanga, kuko umwami Yesu Kristo yariyanze ajya ku musaraba kugira ngo aducungure. Natwe rero ni ngombwa yuko dufata uwo mwanya ukaba wakwemera no gusuzugurwa ariko kugira ngo ukurikire umwami Yesu kandi umukorere. Nitumukurikira rero n'ubundi tuzashaka ubushake bw'Imana, ntabwo tuzashyira imbere ubushake bwacu. Ni igihe gikwiriye ndetse n'igihe kidakwiriye tugakorera Imana twagura ubwami bwayo. Mu byakozwe no mu gice cya 1 umurongo wa 8 umwami Yesu ati cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, namwe muzabagabo bo kumamya uhereye Yerusalemu ni Yuda yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Abizera rero bene data n'abigishwa bo mu itorero rya mbere bafashe isezerano bajya gusenga, kandi bagiteranye bakiri hamwe bahuje umutima, ngo nuko umwuka wera arabamanukira babona imbaraga zo gukora ivugabutumwa ndetse no kwagura ubwami bw'Imana. Mujye mu bihugu byose. Birashoboka ko igihugu urimo hari indi mpamvu yakujyanyeyo, ariko ndagira ngo ubwire ko Imana ishaka kugukoresha. Imana ishimwe cyane rero, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu ushimwe himbazwa habwe icyubahiro. Mana yacu, Mana y'agakiza kacu, uduhamagarira kugira ngo twagure ubwami bwawe. Urakoze kubw'ijambo uduhaye ryo kugenda mu bihugu byose kugira ngo tubwirize abaremwe bose ubutumwa bwiza. Utwuzuze umwuka wera. Abari hano twateranye mu iteraniro ry'uyu munsi nabo dufatanyije bari kure hirya no hino, buri wese umwambika imbaraga zawe kugira ngo tugende twere imbuto, kandi imbuto nyinshi, imbuto zihoraho, maze twamamaze ubutumwa bwiza n'urukundo rwawe Mana, kugira ngo benshi bumve ijambo ryawe baguhindukirire, maze babe abana b'Imana, bagere ku kigero cy'abigishwa ndetse n'abavuga ubutumwa ushaka gukoresha kubwo gukiza isi ya none. Habwa icyubahiro mwaye Imana yacu, uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.